uhagarariye kubona washananiye rwose urebye umunsi ni umunsi udasanzwe twese intore twateraniye ahangaha rero niyo mpamvu nashaye nambara gutya kugira ngo ibirori bize kuryoha neza cyane. ngaho rero niyo barayitsindikirizo umwanya n'uwawe twirinde. Yego murakoze cyane. Tudasoma ku rugamba sakamukanya nyatwe nibwo ikiringa cyo ku rugamba batawe muri barashora ntibango kanabiri. Murakoze ngiye kwambukira umuvugo nise imiyoborere myiza. Mu mwanya muri ijambo mfite impamvu mpamiriza basangiza umusaba w'inganzo ngaho mba mutima ganza imiyoborere myiza sosiyete mfite impamvu inera inganzo mutima ganza kagiraho nganza mubwira gatwe muri mu bahanga itera amahanga kwiganga areba aho ndeba imiyoborere myiza shenge shikanye n'incizi nk'umuntu ndashima nshize abana zicaho tweza kwisuze musingi w'iterambere maze nagire ko nuziko nawe utakuzi ko utakuzi maze tuzi umuntu uzakuzi musingi ibyishimo n'ibyozi utavuze isoko tuvoma si isoko ahubwo n'isoko simbwe nsoga by'amazi ndabona sosiyete ituma nsakamba uyu gacyatu kimwe cyaburi mu gihugu gizwe n'umwijima amajoro yose ari imirongo inimba yuzuye umunyarwanda ikagaza n'umubyeyi mudasumba sinakwibagirwa inzu za nyakatsi umubyeyi wanjye arara hasi izo simpagara akisegura ibyatsi hano warigura ku magodo yicara biratsishye yicaye mama yarashaje njyewe narashotse yabushumba nashujeje ndaza mu mboni zanjye baduciye baducira mu maso ariko uzi ibyo bihe wahora naho ucurika hari naho kwambika umusaya mu gishanga nawe ashaka kuduca igende yanjye agishwaga mu ishyamba umwuga wanjye ari ubushumba umusego wari ubundi sinde yanjye ari igikanda rw'imyambaro n'imigwegwe by'imbuza z'ibikeri byabonga ugakina muzwa n'ibisuru ubu ndashima abana bararaga mu mayira bari mayibobo bita mariko banyuze bambaye bakamwambura bakora umuhanda bahabwa ingamba no baganya amashuri iyo ni imiyoborere myiza y'umusingi w'iterambere aho wese kwisangana bakagana amashuri dore ko n'ubu bari mu ishuri iterambere ryadukwiye mu buja imiyoborere myiza tugira ibikomangoma ubwo imihigo myiza itagerura kinga munyarwanda bagiye kwira none amataravuga imitozo nabwaki umunyarwanda amatama yumva amatora ku rugendo byariko abakozi bacu kuba umusingi w'iterambere umwana avaragana ishuri mu mirimo ikomeye ari ku isonga nawaje twese twambaye inkingi intero niyayindi nta yindi imiyoborere myiza n'umusingi w'iterambere imihanda mu karere kuganza amashuri ndetse n'amavuriro ni iterambere twibutsa twese kugira twumva neza iyo ntero reka abakotiganda nta musaza ugisukuma asabiriza nyakubahwa perezida wa repubulika inoze ishimwe Paul Kagame yakora ku ngoma yazanye igihugu ku muturarwanda buri musaza wese arimo aseka ibyo yitaga kwikirita agaseka bakabura umwezi ugasezeka akazenguka izicaye bakora itaje imiyoborere myiza si umuganiro n'umwe mu twamaganira ubwigunge ndetse n'agahinda biterwa n'ubushomeri bw'iki gihe mu rubyiruko bw'ubu bwihuse twigishwa tugaha umurongo tugashishikarizwa n'abayobozi gukora igihugu no kugikorera kuko ari twe Rwanda rwejo ndimo ndarata mvuga imyaka ndimo ndataka ngusha ku ijambo nganisha iyo coza yewe tukareba sinashoza kuko umusingi w'iterambere tama ariko yewe nishimiza inyanza zirakina zigatinya zikunere mubeka mu by'umuhogo bivumera ikiganza imiyoborere myiza ubwo si utabona imbere nsubiza amaso inyuma aho tuvuye natekereza gutekereza 20-50 n'udutwere ese we urinde umwana kandi iterambere natwe amaso akavuganira ijambo amajoro menshi mu batagwekarana mu twese ujuri wangana-iki najijutse kandi nawe warajijutse dufasha dushisha ijyanye n'inganja zose utazabicariza ubumwe bwacu w'umusingi w'iterambere umwana ufite ubumuga ariga afite imibereho myiza arishima afite uburenganzira nk'abandi kuko imiyoborere myiza bati kugira ubumuga n'inguze bidashobora mwishuri no kumwimashishikaye dufatije umuhanda wo gukotana tugatanga umusaza ubwatubyaye ugatera imbere ugakungaha tukagwimana ku batawushaka imiyoborere myiza y'umusingi w'iterambere aho numva ko nawe yagira atera imbaraga akataza mu imbere mu nzu akayirishe gakungara akimakaza ubuyobozi bwiza iby'igihugu cyagezeho ntitubijora ntangano wabona ihwanye nabyo ni urugero rwiza ko imiyoborere myiza ari umusingi w'iterambere natwe nk'abana b'igihugu intego no kubyaza umusaruro iki kirezi twambaye kitubera tukiteza imbere tukabidahanira tukimakaza ubuyobozi bwiza ishimwe ni byinshi niyo washana uzamusoreza byacu igeze nshaka yavuze umuntu bwa perezida wacu Paul Kagame agakunzwe bemini yanzasubira
yari umusizi udasanzwe udasaza ugenda asaba gusigaza batamusobanukiwe asigaye ashishikashaka gusobanukirwa mu bushake bwinshi abasaza babishisha kandi ibibazo sinzi ubudire kandi inzobere zibere mu gusigaza ibisigo by'abasizi akwiye nabanje kubasaba kuko basanze nasanzwe gusa suko nasanzwe kuko nuko basanze nayisanze urukundo Emmanuel murakoze nitwa Rukundo Emmanuel niga mu mwaka wa gatanu y'umusizi muri Dosanze